itariki ya 9 Nyakanga 2019 hasojwe amahugurwa ku miyoborere yiswe Driven Leadership Gathering. Aya yateguwe n'umuryango ugamije kubiba amahoro mu Rwanda no mu basenga Imana wa Peace Plan Rwanda. Aya mahugurwa yitabiriwe n'abagera ku 2,000 barimo abayobozi mu nzego za leta n'izigenga ndetse n'abanyamadini. Yabereye muri Kigali Convention Center. Ni igikorwa kandi cyitabiriwe n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Mu gutangira, Rick Warren yatangiye abwiriza abaraha aho yagaragaje ko igihugu gifite abayobozi b'abanyabwenge kizahora gihamye. Yagaragaje ko abayobozi bakwiye kubakira ku ndangagaciro zibafasha mu gusohoza inshingano zabo. Mu mpanuro ze yabwiye abayobozi gukora cyane no gutekereza ku ngaruka ibyemezo bafata bishobora guteza. Yavuze ko umuyobozi mwiza ahitamo ikibereye igihugu cye aho kwita ku bizamugirira akamaro nk'umuntu. Mu bo yanigishije yavuze ko yabonye ko abantu benshi batangira ubuyobozi bashaka kuzana impinduka no gufasha sosiyete. Ibyatangiye ari ngiye kubafasha bihinduka ni mumfashe. Yanabasangije inzira zo kunyuramo mu gutangiza umushinga uko wawuha icyerekezo kizima binyuze mu gushaka hari amahirwe no kuyabyaza umusaruro. Agezemo hagati nibwo haje kwakirwa umukuru w'igihugu Paul Kagame. Aha Rick Warren yamwakiriye atebya amubwira ko afite uburenganzira bwo gusinzira akaza kumubyutsa ari uko ijambo rye rigezweho kubera ko azirikana akazi gakomeye yari afite mu minsi ishize. Your Excellency, First Lady Kagame, dear friends, as a mother and father, you've got to be tired after this week. They had Quibohoro, they had a wedding. His Excellency had to go to Niger on Monday and come back. I don't even know why you're sitting here, but thank you. And I give you permission to fall asleep. I'll wake you up when it's time for your part, okay? So you don't have to listen to this because I know you're both really tired. I remember in each of the weddings of my kids, Kay and I, the next day, it's like I didn't believe in God before noon. It was really tiring. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame we yagarutse ku kuba abantu bakwiye kureka gukomeza kugira imyumvire yo guhabwa inkunga yo guhitamo. Yibukije abayobozi bakuru mu nzego za leta, abikorera n'abanyamadini ko bafite inshingano zo gutekereza no guhitamo ibibereye abo bayobora hagamijwe inyungu rusange z'igihugu. Ni ibintu rero nabyo guhitamo ndetse guhitamo neza nabyo ntabwo bihenze. Ni ibintu banza ukisaba wowe ubwawe muri wowe. Nibyo bya bintu navugaga byuko witekerezaho mbere yuko ugira igikorwa ndetse kiba kivuze ngo nicyo nahisemo cyangwa se ni igikorwa gifite ingaruka gifite intego kingeza ku ntego nifuzaga natekereje. Gutekereza bishaka ntabwo nibwira ko nubwo twamenyereye gufashwa abagira neza badufasha mu bintu byinshi, nutegereza ko bazakuzanira inkunga yo kumenya uko uhitamo, ubwo hari ikibazo. Nta nkunga yo kugira ngo wowe ubwawe uhitemo ikikubereye cyangwa se ikibereye igihugu cyawe cyangwa se abantu ubana nabo. Ntabwo iyo nkunga ibaho. Inkunga ibaho ni imwe gusa, ni nk'ingi twabonye uyu munsi y'inyigisho izo Rick Warren yahoze atwigisha, izo Saddleback Church cyangwa izindi churches zigisha. Ubwo iyo niyo nkunga barakwigisha, ariko ibyo uhitamo ni ibyawe, ni wowe uhitamo duhereye wubakira ku nyigisho wahawe. Abayobozi rero turi hano ndibwira ko ibiganiro biba buri gihe. Uyu munsi rwose dufite amahirwe muri iyi minsi Kay and Rick Warren bari hano. Ni amahirwe yo kwisuzuma
yo kuganira, y'ibitekerezo, yo kwiga. Iyo niyo nkunga tuvana mu bandi bantu. Perezida Paul Kagame yavuze ko amateka igihugu cyanyuzemo yakigejeje kuri Jenoside yahitanye ubuzima bw'Abatutsi basaga miliyoni. Aya mateka ngo akwiye gusiga isomo rifatika ku gihugu. Yababwiye ko kandi atiyumvisha uburyo abantu b'abanyamadini bahagararaga imbere akaba aribo bahitamo uwicwa n'usigara. Ngo ibi bigomba guhinduka kuko ari inenge yabayeho. Mu bibazo twagize mu gihugu cyacu, hari amateka dufite iyo navuze byo kwibuka n'ibindi, buriya nabyo byari bikwiye kuba byaratuviriyemo isomo, cyangwa se ndibira ko byavuyemo isomo. Wenda niyo mpamvu abantu benshi ibikorwa bigenda bigaragara dutera imbere, ariko n'ubu ntabwo ndasobanukirwa kumva abantu bahagararaga imbere y'abandi bakabigisha inyigisho z'Imana, bakabigisha ibikorwa, insengero zikabaho, barangiza izo nsengero zikaba izo kwiciramo abantu. Abigisha bahagarara imbere y'abantu bakigisha, akaba ari bo bagenda batunga agatoki abakwiye kwicwa. Abigisha, abashinzwe kwigisha ijambo ry'Imana bakajya muri bagenzi babo bigishanya hamwe, bagahitamo ugomba gupfa n'ugomba gusigara. Iyo ni inenge izahora idukurikirana ku buryo, niyo mpamvu nk'u Rwanda tugomba gukora ibintu bidasanzwe kugira ngo duhangane n'iki kintu kidasanzwe cyatubayeho. Umukuru w'igihugu kandi yanagarutse ku kuba abanyarwanda bakwiye kubahiriza igihe. Kubahiriza igihe akenshi ikintu nabonye mu banyarwanda nibo nzi cyane mbana nabo, kubahiriza igihe biza rimwe na rimwe. Ahantu nabonye bubahiriza igihe ni igihe bagiye gusenga. Iyo bavuze ngo misa, gusenga mu rusengero runaka ni saa yine baba bagezeyo. Nicyo nabonye. N'ibyo twigisha abantu by'isuku, abenshi nabonye bagira isuku iyo bajya mu nsengero. Ibyo ntabwo mvuga ngo ni bibi, niko bikwiye, ariko kuki utabikoresha n'ahandi? Kuki udasohoka ngo ubikoreshe n'ahandi? Abayobozi bajya gusenga bakagendera ku gihe, bajya gusenga bakagenda bambaye neza bisukuye. Kuki utabikora n'ahandi? Icyo bivuze ni ukuvuga ngo za nyigisho nahereyeho mvuga, bya bindi byiza tuganira tuvugira mu rusengero nk'urugero, iyo twasohotse tubisiga hahandi, tukazongera kubihasanga tugarutse. Niyo mpamvu tuzira igihe, tukaza twarimbye, tuza twiteguye kumva inyigisho n'ubundi dusanzwe twumva. Ni byiza, ariko dukwiye no kuba twiteguye ko nidusohokaho inyigisho dukwiye kuzikoresha hanze aho twagiye mu buzima busanzwe. Mu mago yacu, mu mashuri, mu kazi, aho turi aho ariho hose dukwiye kubikurikiza.
iyo nyigisho ikwiye kutuvamo, ntabwo ikwiye gusigara aho twigishirijwe. Nicyo nagira ngo mu buryo bwo gushaka kugera ku ntego binyuze mu byo twiga, binyuze mu guhitamo, binyuze mu byo dukora, bikomeze birimo izo mbaraga, birimo na cya gihe. Simeon Muhumuza, One Nation, i Kigali.